yatumye abanyarwanda benshi ibatuma muri Uganda ibatongo mugene muhindura b'icyo gihugu mubabwiriza ubutumwa bwiza bahinduke bamaze kuza hano abahanuzi benshi bwiza butumwa benshi kozi bara benshi baragenda bagwa mu mabuno y'abanyankurekazi bajya mu busambanyi bajya mu nzoga ubu hari seta bagweramo inzoga za warage za kombucha zibagwe n'abahanuzi ahanganya ngo bazankubita noneho hindura bajye mu banyaminwa yanduye nabo baragenda baba mu banyaminwa yanduye bageza ku rwego banywa inzoga za warage bazivangana za kombucha baba basinza babasambanyi ubu izina ry'umukozi w'Imana muri Uganda witwa ko avuye i Rwanda ari gutukwa Imana iri gutukwa kubera abanyarwanda barina iri gutukwa kubera n'abandi mahanga bagiye batumwa hano Imana itanga imbabazi itangire ububyutse ibi byama bakabyuka kubera ko ubu n'ubutumwa abari mu Rwanda nabo babyumve. Abakunzi bacu bakunda kudukurikirana badahwema gutwereka yuko badukurikirana ndabashuje Yesu nashimwe cyane ya nubwo mutari kundeba ariko ndabakunda cyane nkunda abantu bakunda ijambo ry'Imana kandi uko bwije nuko bukeye mugaragaza yuko muri kurikirana kuko tubona comment tukabona ukuntu mutwandikira yuko rwose ryabafashije. Nshingiye ku butumwa Didier amazi iminsi yaratambukijeho kuri Yada buvuga kuri divorce dore ko ingo mw'iminsi zose ziri gusenyuka kubera icyo kintu yaba izitwa ngo nabizera yaba ingo zitwa z'abapagani ntago wavangura mu bese urusaka n'urukungu ariko yabisobanuye neza kuri Yada TV Kino TV ushaka kugira ngo akomeze kubwumva yaza hasi cyane akabubona ya nubundi rero amazina ni dufatanye Eric kuri Be Careful niho nkunda gukorera ariko uyu munsi ngiriwa amahirwe yo kucisha cyangwa kwakira umukozi w'Imana kuri Yada kadushimire Robert waduhaye agakanya cyangwa amahirwe kugira ngo duhagarare mu mwanya we kugira ngo dushobore gukora umurimo w'Imana nkuko bikwiriye. Haleluya. Amina. Ndumva uyu munsi tuza gufashwa cyane kuko ndumva nanjye hari ibintu numva bise bihinduka. No mpamvu nasa kugira ngo wese atege amatwi iki kiganiro narakirira umukozi w'Imana ngiye kumwakira nundi atangire atubwire ubutumwe nk'umunsi Imana imuhaye kugira ngo ageze ku bakozi b'Imana ku bashaka ijambo ry'Imana ku bakunzi b'ijambo ry'Imana ku bakunzi b'umusaraba kugira ngo Yesu ubwo nazaza aje gutwara nawe azisanga bitewe n'ubutumwa bwavuze akabwumva akabwumvira. Ya mukozi w'Imana Didier turakwakiriye. Murakoze kunyakira kuri Yada TV. Haleluya. Ikindi Imana Yesu mugisha Robert Press. Ya. Kora ko ni inshuti yanjye. Igihe yanyakiriye yari yanyumvishe ku Irembo ryera TV. Hanyuma rero nawe ahubwo binakunze Rick wa Be Careful mbere ko ntambutsa buno butumwa uvuga ku nkomoko y'icyaha n'umuti wacyo kuko hari ibyo bugenda umbarizamo ndabizura umuhanga nawe ugeza butumwa bwiza wanyemerera ndabigusabye nibura ubanze uzana agatebe hano ubasuhuzeho basi ugaruka inyuma ya kamera nibura bakurebyeho umuyobozi wa Be Careful kuko hari ubutumwa bwinshi nkunda gutambutsayo kandi ndabasaba mukore subscribe abakurikirana Yada mukore subscribe na share na Robert ahite akora byose bisabwa. Yes kuko nari namubwiye ko Robert ya kuko binsabye reka nze mwicara uruhande ubu nabasuhuze uraga kugaruka kamera barebe wari bubu ubwo natari niteguye ariko kugira ngo ntabwo gikorera kwitegura. Ya yes nanjye ndamuha introduction dufatanye Rick ni inshuti yanjye mwene data muri Kristo Yesu twarahuje cyane kuko nabagira ifuhe ry'umurimo w'Imana ntago ashigikira amanyanga burya na Robert nawe wa Yada TV ntashigikira amanyanga ntago atinya kuvuga ukura kureba rero nawe ahangaha muzahuza ndagwa nambaye inyuma ya mu mwanya ya reka mbasuze mwese abakunzi ba Yada TV dushimira n'umukozi w'Imana wemeye kumva ijwi ry'Imana kaza kugira ngo atambutse ubutumwa. Yes Mana igumugisha ndagira ngo rero utangiye n'umundi warumbwe ngo nze basuhuze ndabashubura ngo basuhuze nubwo wakoga kwisoko inyuma ya kamera kuko urambaza neza tureba ya kwakura ngo bakurebe. Hari nundi inshuti yacu ukunda gukurikira ukunda gufata ibyigisho byanjye by'amaudio bamwita Emmanuel Mudakikwa afite YouTube channel yitwa Nkunda Kwiga Emmanuel. Ni mwene data muri Kristo kandi ukunda gufata ibyigisho byanjye akabisha by'amaudio akabisha muri kuri YouTube channel yiwe
iby'icyongereza mbwiriza mu cyongereza, ibyo mbwiriza mu kinyarwanda, n'ibyo mbwiriza no mu kiganda. Izo audio zose akoresha amafoto yanjye agashiraho ibyigisho uko namuhaye. Uko bakora nabyo abashaka kumva ibyigisho byanjye byinshi biruta n'amavideo yo mwareba kuri kamera, mujye mukore subscribe kuri Nkunda Kwiga Emmanuel channel. Yes, ako ngako abatazabishobora namba yanjye nzabahereza link mu bikurikire, nkuko be careful nayo na link mwayinsaba, na link nayo nanjye mwayisa mutayibonye. Mushasho titre y'ubutumwa navuze ngo itandukaniro hagati yo gucyanuka kw'Imana no gucyanuka k'umuntu, nubyandika kuri YouTube channel Be Careful TV zahitiza uzahita ubona ubwo butumwa buri kuri YouTube channel. Uzakuri subscribe and share, ubwami bw'Imana burushaho kwaguka, kandi icyo ngicyo uzabugize neza kuko uzabushigikiye umuhamagaro wa mwene data. Imana iguhe umugisha ku magambo uvuze. Gusa nyine abakristo tumera nkaho tugorana cyane, kuko buriya icyo nabonye ku bantu bitwa ngo ni abantu b'isi cyangwa ni ab'ubwami bw'isi, umuntu ashyiraho ifoto imwe y'ubwambure bwe, ugasanga abantu bamutikinze cyangwa bakoze subscribe we ni miliyari na miliyari atanasabye. Ariko ubu bwami bw'Imana nabonye harimo ibintu bimeze nkaho bigorana, bisaba kugira ngo umuntu winjiye kugira ngo ajye gukurikirana yukurikirane ubutumwa bwawe. Bese ariko Imana igidushoboza kandi Imana igitubabarira, kuko kumva ngo wowe no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro biciye hano kuri ayada kugira ngo ujye buri munsi ubibona, ukumva ni ikibazo no kwanza kwinginga cyangwa kuguha nk'amafaranga. Si byari bikwiye kugira ngo tubikore n'umutima ukunze, nk'uko bari ab'isi bashyigikirana, natwe ab'ijuru abitwa ngo turi kujya mu bwami bw'Imana dushyigikirane n'ukuri, sibyo? Imana iduhe umugisha twese. Rero reka tukwakire mukozi w'Imana usenga kugira ngo utambutse ubutumwa bwa Yesu yakwishize ku mutwe umunsi cyangwa yagushize muri wowe. Amen. Kugira ngo n'abandi bose bakurikirane. Imana iguhe umugisha cyane. Urakoze cyane. Data, mu izina rya Kristo Yesu ngushoye kujye kubara natwe, uko ndi ubisobanure nyimira mwami Mana umwuka wawe aba ari we usobanura, ankoreshe nk'igikoresho cyawe cy'icyubahiro cyerejwe gukoreshwa uyu murimo. Icyuro cyawe ari cyo kigaruka kandi kikugaragarire. Reka Kristo agaragare muri Didier, agaragare muri Eric, agaragare no kubakoresha YouTube channel, ubwami bwa burushaho kwaguka, kandi abantu bamenye imbaraga zo gutsinda icyaha yuko Uwiteka ziborerwa muri Kristo. Muri twe no mu gushobora kwacu ntibikunda, ariko muri Kristo turashobozwa byose nawe. Rero Kristo bikore kwibayisha mu izina rya Yesu. Amen. Yes. Mukozi Imana rero watangira kugira ngo uvuge iby'Imana igutumye, kuko ngiye ngira ngo namaze kukwakira kandi twamaze gushimira buri wese ugiye gutangira gutega amatwi kugira ngo yumve iby'Imana umunsi wa none imuzaniye. Twabwiye ko ubushizaho uherutse utanga ikiganiro cya divorce, ugaragaza uburyo neza uko abakristo bakwiye kubaho mu buryo bw'imibanire. Byose warabigaragaza. Ibyo tuje gusobanura, ahubwo tuje kugira ngo wongere utange iby'Imana yagushyize ku mutima wawe. Nanjye ahari ndakubarizamo ibyo numva bitumvikana cyangwa abantu bakunda kwibaza, kuko numvise yuko wavuze ko ndi umuvugabutumwa bamaze kumara kunyanzura cyangwa kumvuga. Nanjye ndi umuvugabutumwa, nzi ko ataza kutubeshya. Yes. Kandi mwuka we ntiyatwemerera. Karibu mukozi w'Imana. Sawa. Hanyuma tugiye umutwe navuze ko ari inkomoko y'icyaha ndetse n'umuti w'icyaha. Dusanga inkomoko y'icyaha ikomoka kuri Lucifero. Yari marayika umwe mu bakerubi wabisigiwe. Uyu nguyu marayika witwaga Lucifero, bisobanura inyenyeri mu ruturuturu kandi w'umucyo. Lucifero yaremewe kuba umukerubi utwikira kandi arabisigirwa. Hari abakora umurimo w'ubukerubi wo kuramya Imana no guhimbaza. Burya hari ikintu abantu bakunda kwitiranya, abakerubi n'abaserafi ni ibintu bitiranya, ariko uzasanga n'ibizima nabo bose uko ibizima bine, abakerubi n'abaserafi, izi ni amatitire atandukanye ariko akora role imwe. Kora yuko igihe Yesaya igice cya 6, igihe ngo umwaka Uziya yapfuyemo, ntago ariyo mpamvu Yesaya yabonye Imana. Hari abantu bajya bavangirwa ngo umwaka Uziya yapfuyemo Yesaya yabonye umwami Imana, ngo ariko icyatumaga Uziya
ngo iyo Uziya adapfa Yesaya ntiyari kubona umwami Imana. Hoya, ntabwo gupfa kwa Uziya ariko kwatumye Yesaya abona umwami Imana, ahubwo ni umwaka Uziya yapfuyemo. Bashakaga kuvuga igihe umwami Uziya yapfuyemo ko ari cyo gihe Yesaya yagize amahirwe yo kwerekwa Imana nyiribihe. Ariko Uziya ntabwo ari we watumaga Yesaya atabona umwami Imana. Yesaya yasobanuye ko yagiriwe ubuntu bwo kubona umwami Imana, ariko icyatumaga agira iminwa yanduye ntabwo ari Uziya, ntimumurenganye, ahubwo umwami Uziya yapfuye mu gihe cye. Amaze gupfa mu gihe cye bihwana n'igihe cy'Imana ashatse kwiyerekamo Yesaya. Kubera ko abantu benshi bajya bavuga ngo umwaka Uziya yapfuyemo ngo Yesaya nibwo abonye Imana. Bivuga yuko Uziya ngo yajyaga abuza Yesaya kubona Imana. Mu by'ukuri Uziya yararenganye. Uziya ntaho Bibiliya ivuga ko ari we watumaga Yesaya atabona Imana. Umwaka Uziya yapfuyemo Yesaya yabonye umwami. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo icyatumaga Yesaya atabona umwami Imana ngo nukore ko Uziya yarakiriho. Ntabwo birivuga ko icyatumye Yesaya abona umwami Imana ngo nukora yuko Uziya yapfuye. Oya, tandukanye impamvu n'igihe. Iyo bakubajije ngo ni ryari, unakakubaza ngo ni kubera iki, ni ibibazo bitandukanye. Umuntu akubwira ngo kubera iki uri hano, unakakubaza ngo ni ryari uzaba uri hano, ni ibintu bitandukanye. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo impamvu, nta nubwo inavuga ngo kubera ko umwami Uziya yapfuye nicyo cyatumye Yesaya abona umwami Imana. Oya, Imana yashatse kwiyereka umuntu, ntabwo bisaba yuko ibanza kwica undi kugira ngo imwiyereke. Hoya, mureke kubeshya. Hari abantu bakunda koca buno butumwa, yes, none abantu benshi bakunda kubyitira ngo ni Uziya, ngo Uziya warapfuye ngo kugira ngo ubone Imana, uwakubuzaga kubona Imana. Ntago Bibiliya ari kwivuga. Musomye neza igice cya 6 cya Yesaya. Ntago Uziya yigeze abuza Yesaya kubona Imana. Nta nubwo yanabaye n'impamvu yatumye gupfa kwe, ntago ariko kwabaye impamvu ituma Yesaya abona Imana, ahubwo igihe. Iyo bavuga ngo umwaka Uziya yapfuyemo, urumva ari impamvu cyangwa ni igihe? Igihe Uziya yapfuyemo ntago ari impamvu yapfuye. Ikirumvikana gusa abantu bakunda gukoresha iyo nyigisho ni abantu twita ngo nabasatuze mu Rwanda, muri kino gihugu cy'u Rwanda. Yes. Nibo bitwa ngo nibo barikoresha ngo Uziya warapfuye, Uziya w'inzara, Uziya w'ibibazo, utuma utabona Imana, Uziya utabona ibintu runaka, inzu biki tajya hanze, Uziya warapfuye. Reka da, Uziya yararenganye. None se abisi ko bajyaho hose babona ibyo byose nuko Uziya yapfuye? Ahubwo mwebera ko uzita n'umwana wa Uziya nabiko ko ntabwo izina Uziya avugwaho nabi muri Bibiliya. Ikibazo gikomeye. Yes, ntago Uziya avugwa nabi, ahubwo bavuga ngo umwami Uziya igihe yatanze, ntago ari impamvu yatanze. Ariko ngo Yesaya ari umwami, ahubwo ni igihe yatanze yapfuye. Nicyo gihe Yesaya. Nuko bavuga ngo igihe Didier yaje hano nibwo yakoze itanze ikiganiro. Ntago ari impamvu yaje aricyo cyatumye atanga ikiganiro, ahubwo ni igihe ikiganiro cyakorewe. Ni igihe bitandukanye n'impamvu. Ako karumvikanye. Yes. Rero Yesaya yabonye umwami Imana abitatewe n'impamvu y'urupfu rwa Uziya, ahubwo nuko igihe bashatse gusobanura Yesaya Imana yamwiyerekeyemo cyari igihe umwami Uziya yatanze. Cyari igihe, ntago yari impamvu, cyari igihe. Ako twamaze kukumvikana ngo Yesaya rero icyo yeretswe icyitwa abaserafi, ntago ari abitwa abakerubi. Yesaya abaserafi aberetswe, abona umwami Imana, abona bamuzengurutse. Nkuko Yesaya uko yabyeretswe yeretswe abaserafi, ntiyabise ibizima, ntiyabise abakerubi. Agiye kwitegereza asanga nibo bayoboye kuramya, asanga bavuga kuramya mu butatu, uwera uwera uwera. Iyo bavuze ngo uwera 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 baba bari kuyobora kuramya, bari kwantona. Aha ngaho uzajya gusanga ibi biremwa byo Yesaya yise abaserafi, igice cya 6 ku murongo wa 1 kuza ku wa 5, ariho ho bavuga ngo Yesaya amaze kubona umwami Imana ngo abaravuga ngo ngushyigishano ndapfuye kuko amaso yanjye abonye umwami Imana, kandi amubonye ndi umunyaminwa yanduye. Asobanura impamvu iminwa ye yanduye Yesaya, ngo nuko yabaga mu banyaminwa yanduye. Ibi bigasohoza urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15 umurongo wa 3. Haravuga ngo
kwifatanya n'abantu babi byonona ingeso nziza. Abakorinto ba mbere 15:33. Kwifatanya n'abantu babi byonona ingeso nziza. Rero Yesaya yatumwe mu gice cya mbere umurongo wa 18, Imana imutuma mu banyaminwa yanduye, imubwira ngo nibaze twumvikane naho ibyaha byabo byatukura tukutuku, babwire yuko ndi bubyeze bigasa nka shereki, habyeza bigasa nk'ubwoya bw'intama bwera. Yesaya igice cya 18 ngo nibemera bakumvira bazajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nibigomeka ku murongo wa 20 bazarebwa n'inkota. Nakanwa k'Uwiteka kabivuze, ariko kabivugira mu kanwa ka Yesaya akiri muzima akejejwe. Ariko kubwo gutindana n'aba banyaminwa yanduye, yaragiye asabana nabwo atindana nabo. Mu gutindana nabo nawe ahinduka umunyaminwa yanduye, kuko yabanye n'abanyaminwa yanduye. Ntago Yesaya yatumwe yanduye, yatumwe yejejwe, ariko abo yatumyemo baramuhinduye. Nuko Imana yatumye abanyarwanda benshi ibatuma muri Uganda, ibatongo mugene muhindura b'icyo gihugu, mubabwiriza ubutumwa bwiza bahinduke. Bamaze kuza hano abahanuzi benshi, bwiza butumwa benshi, kozi bara benshi, baragenda bagwa mu mabuno y'abanyankurekazi, bajya mu busambanyi, bajya mu nzoga. Ubu hari iseta bagweramo inzoga za warage za kombuca zibagwe n'abahanuzi, ahangangira ngo bazankubita. Noneho nuko bimeze, ibaragiye baje batumwe muri iki gihugu, ariko ubu ngubu ibiteye agahinda gusanga abakozi b'Imana bari gusinda, ariko Imana yavuze ko baziyanika. Ntibazashobora kwifata 2024 kuko nabihanuye kuri Zaburi 2023, navuze ko bazaregwa kwifata bakiyanika. Rero Imana yabatumye kugira ngo bahindure, bakaza bafite amavuta bagera hano bakayamena, kuko ikimena amavuta y'Imana ni ibyaha, ikiyarinda no gukiranuka no kwamaza bwo kwezwa no kwirinda no kuba maso. Rero bananiwe kuba maso, ahubwo abo kugira ngo bahindura ab'iki gihugu barabahindura. Bajye mu banyaminwa yanduye, nabo baragenda baba mu banyaminwa yanduye, bageza ku rwego banywa inzoga za warage bazivangana za kambuca, baba basinza, baba basambanye. Ubu izina ry'umukozi w'Imana muri Uganda witwa ko yavuye i Rwanda ari gutukwa. Imana iri gutukwa kubera abanyarwanda barina, iri gutukwa kubera n'abandi mahanga bagiye batumwa hano. Imana itanga imbabazi, itanga n'ububyutse, ibyama bakabyuka, kubera ko ubu ni ubutumwa abari mu Rwanda nabo babyumve. Hari abataratumwe ino ariko basigaye nabo bari gukora ishyano, bari gutukisha Imana n'abagiye hose mu mahanga yose. Yes, rero turashaka kuba ku inkomoko y'icyaha. Rero inkomoko y'icyaha duhere kuri amagambo ko kwifatanya n'abantu babi byonona ingeso nziza. Icyo nacyo cyaba mu nkomoko, ariko siyo ngingo ngendereye, nubwo nacyo kiri mu nkomoko y'icyaha, kuko hari ukwanduzwa no kwiyanduza. Rero hano Yesaya igihe yatumwe igice cya 18, buri muze twumvikane tujye inama. Imana iringinga abantu ngo kwihana, ngo nubwo ibyaha byanyu biratukura tukutuku, ntabwo ibyaha byirabura biratukura, kandi rero amaraso abyeze nayo aratukura. Niyo kubaza ibara ry'icyaha burya kiratukura, ntabwo cyera, ntabwo kirabura, ubwo kiratukura. Ariko amaraso ya Kristo, amaraso atukura ni yacyeze kikongera kikaba icyera. Ntabwo ari uko icyaha aricyo cyejejwe, ahubwo umuntu arezwa agakurwa mu cyaha. Yes, haleluya. Tugarutse kuri iki kintu Yesaya arumva ko yatumye mu banyaminwa yanduye, ariko w'iminwa itarandura, kuko yatuye mu gice cya 6 yahanuraga iminwa itarandura, ariko asigara hanura inanduye, kuko yabatinze amasigara hanura. Mu gice cya 1 kuza mu gice cya 6 yakomeje kugenda hanura, ariko abana n'abanyaminwa yanduye, kandi iminwa ye yanduye. Kwa kundi Imana iguhereza impano ntiyiste yicuza kuyikwambura, biri mu Baroma 11 umurongo wa 29. Reka tuhasome wumve icyatuye Yesaya hanura yaragiye mu banyaminwa yanduye bakamuhindura nawe akagira iminwa yanduye. Igiki cyatumye Yesaya akomeza guhanura. Ariko Didier ngo utaza kwibagirwa topic yacu, niyo kuba ku cyane inkomoko ndashaka ngo uyizane neza kugira ngo umuntu abimenye, kubera ko hari impamvu nyinshi zigaragara yuko abantu batazi inkomoko y'icyaha, kugeza naho bafashe uriya Adamu na Eva bakavuga ngo igiti babujijwe ngati ni tunda, ngo ni pome, abandi bakavuga ngati ni sex, niko batarango baryambanye, abandi bakagaragaza ibintu bitandukanye byinshi cyane. Bivuga ngo rero turagira ngo utwereke inkomoko y'icyaha kugeza aho cyarinze kigera muri Adamu na Eva, n'uwakizanye yaba ari sex cyangwa ni itunda, cyangwa ni imbuto imeze nk'itunda. Yari igiti cyari kiri hariya runaka cyari kitemerewe gukodwaho, cyangwa harenda ni ibyo bindi bavuze, ni igikorwa bakoze aho ngaho. No ngiye kwinjira noneho, nashatse kuzana Lucifero ko ari we
akazi yabanje gukora kubereka icyane gute cyakomotse muri we. Reka tubanze dusome kuri iri jambo riri mu Baroma, Abaroma 11:29 havuga ko ngo kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Rero impano z'Imana icyo nkoresha ngo for God's gifts and his calling are irrevocable, are without repentance. Imana iguhaye ntiyicuza, niyo mpamvu ugwana nabyo ikabikurekera. Hari ababihabwa bakabanyaga, ahubwo ibinyanyizwe biba byiza kuko bituma uyigarukira, ariko hari abatabinyaga. Izi ni za mpano Imana ibashiramo bitewe na ministeri. Hari n'impano ibasha kuzimywa n'abantu, ariko hakaba n'impano utazimya. Buriya nago wazimya Didier narahawe kwigisha ijambo ry'Imana, kireka ijambo ukankurupa mu bwonko, aho ngaho ukankurupa no mu mutima ibibyanditswe. Mbese hari ikintu utayituzimya. Hakaba hari n'abandi bazimwa ukora yuko bahawe kwerekwa bakakuzimya mu bundi buryo, ariko cyane cyane impano z'Imana ntizivuguruzwa. Niki cyatumye Yesaya asigara hano kuva mu gice cya mbere ari muzima, arandura ati n'abanyaminwa yanduye nawe ahinduka umunyaminwa yanduye. Mu kwatura rero ngo ngushije ishano mu gice cya 6 ngo kuko amaso yanjye arebye umwami Imana kandi ndi umunyaminwa yanduye ntejejwe aratura. Ngo nuko umukerubi araza afata umwe mu bakerubi abonye umukerubi no mwuserafi. Yes, aho ngaho bitwa abaserafi, mu byashuro bitwa abakerubi ariko nibo baserafi. Ngo araza mukoza yikaramwe ngo ibyabyo urayibabariwe akaruka karejejwe. Ngo Imana yumva ijwi rivuga ngo ninde ndi butume, ngo noneho ntuma kuko nimaze kwezwa y'ubundi tayari. Bivuga yuko Imana n'igihe yamuhamagaye yabanje kumweza, ariko igihe yongeye kumutuma yongeye kwezwa bundi bushya. Wewe rero ushobora gutumwa wejejwe ukiyanduza, ukongera ugahamagarwa inshuro ya kabiri Imana ikakwiyereka, yamara kukweza no sasa ukagenda uvuga yuko nkuye kuyikora ari uko nejejwe. Niyanduza ndaba ntesha agaciro ubuntu nagiriwe. Buriya bisa nko kwakira ubuntu. Yesu nashimwe. Hanyuma tugende ku nkomoko y'icyaha. Hano abaserafi muri Yesaya abita abakerubi. Noneho ibyayishuwe igice cya 4 cya 5 byabizima bine nibyo bakerubi muri Ezekiyeli. Noneho Rusifero biri mwita yuko ari umukerubi wasizwe, biri mu Ezekiyeli 28 bere ku murongo wa 12 kugeza kuri 17. Reka nsubiremo Ezekiyeli 28 bere ku murongo wa 12 kuza kuri 17 na 18. Uzasanga amagambo akomeye avuga ngo umwana w'umuntu ngo hanura umwami w'Itiro. Umwami w'Itiro ntago ariyo wari mubwirwa, ahubwo yaramaze kugera ku rwego asabana na Rusifero. Satani ntiyohereza abadayimoni n'abaregion, ahubwo ubwo Satani aragenda agira icyicaro mu mwana w'umuntu ariwe mwami w'Itiro. Aragenda agira ubwenge buruta n'ubwa Danieli, kuko Rusifero biri muvuga ko yari yuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje bitagereranywa. Bivuga yuko Rusifero muri definition ye iyo bamushushanya nk'ikiremwa Imana yahaye ubwenge buhebuje abandi bamarayika. Nta kiremwa Imana yahaye ubwenge nk'ubwa Rusifero. Yari special decoration of heaven, yari yaradekowe mu ijuru. Noneho ikindi cya kabiri ngo yari yuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Ikindi impano Imana muremanye Rusifero zari impano zitangaza abandi bamarayika. No mpamvu kwigomeka ku Mana 1/3 cy'amarayika bakamuyoboka, bari bazo bayobotse bazi n'ubushobozi bwe, kuko hari byinshi yari abarusha byatubaga babona yuko yahangana n'Imana bigakunda, kuko bamubonyemo ubushobozi bukomeye cyane. Bavuga ngo uyu twamuyoboka nta kimana yamutwara dushingiye uburyo yamuremye, ari special. Rero ni muri ubwo buryo Rusifero utazamwita petit frère, utazamwita mugenzi wawe. Simuvuze kumuhimbaza, ndakubwira position yari arimo atarago. Birika ngo kugeza igihe icyaha cyabonetswe muri we gikomotse he, ngo muri Yesaya 14 umurongo wa 12. Ndabisubiramo Yesaya 14 umurongo wa 12 kugeza kuri 15 havuga Rusifero ngo iyo mwana w'umuseke Rusifero nyenye mu ruturuturu. Iyi King James version yimuvuga izina Rusifero. Iyi Kinyarwanda reka twumve icyo bivuga. Shaka ko uburyo icyaha cyakomotse muri we nibyo Yakobo yasobanuye. Hanyuma twita tuvuga kuri iki giti cyabujijwe. Mwene data barizemo ibindi bibazo kuko ari byo yabajije, ndishaka gusubirizamo sindatinda cyane, kuko turavuga ku nkomoko y'icyaha n'ubuti wacu ari we Kristo. Hano tukaza kuri Yesaya 14 umurongo wa 12 kuri 15.
haravuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke ko uvuye mu ijuru ukagwa, uboneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti zicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera ikasikazi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Urumva ko ntiyifuje kuba urenze isumba byose, yifuje kuba nk'isumba byose, yifuje kuba nk'Imana isumba byose. Ubu ni ubwibone, ntiyanyuzwe no kuba ikiremwa special Imana rutushije ibindi biremwa by'umwuka, ntiyanyuzwe nacyo, kubera ko we abakerubi cyangwa abana baserafi ntago babisigiwe nka Rusifero. We ijwi yabashaga gusohora ryasohokaga rifite amajwi y'abakerubi bose, kubera ko Bibiliya igaragaza ko mu Byahishuwe igice cya 4 bariteranya ibizima bine kugira ngo bizamure ijwi rifite melody. Urabizi iyo ucuranze piano ushaka gukanda ibaton imwe ikagira sound ijwi isohora, iyindi ikagira irindi jwi isohora, n'indi gasohora irindi jwi. Noneho ibizima bine byazamuraga yukandiye mabuti cyarimwe bisohora ijwi rimwe ariko ryivanzemo amajwi ane y'ibizima bine, igisa n'umuntu, igisa n'intare, igisa n'inka, n'igisa n'ikizu. Uko ari bine rero bifite amajwi atandukanye, ariko iyo bivugiye byose icyarimwe ngo uruwera uruwera uruwera, ni Data wa n'Umwuka wera basangiye ukwera, ntawera nk'Uwiteka. Rero uko babivuga aya majwi uko arane, Rusifero wenyine yabashaga kuzamura ijwi rizamukiyemo amajwi y'ibizima bisigaye byose. Niyo mpamvu mu ijuru habuze usimbura iki kintu, gusimbura Rusifero ari wenyine. Imana bisaba gukoresha ibizima bine icyarimwe kwantona, aho Rusifero yajyaga yantona ari wenyine. Ndashaka kurebe ranka Satani yari afite, aho yajyaga yantona nka soliste w'ijuru ari wenyine, bisaba ubushobozi bw'ibizima bine. We kubera ko we yari yarabisigiwe abasha kuririmba ayo majwi yose. Urumva ko rasobe ko ari amajwi y'ibizima biwe ko ibizima bine kubera ko byari bifite amajwi arenga rimwe, ariko bakari Rusifero abasha kuririmba amajwi arenga 4 y'ibizima, ndetse kubera ko yari afite imyirongo ine myashako byaremewe muri we. Urwo rwo cyubahiro narakarariwe ijuru, abijuru baramwifuzaga. Rero uyu nguyu ntiyanyuzwe niko yagizwe, byaherutse icya kimukomotsemo ngo yaribwiraga mutima we. Bako icya gikomokera hehe? Mu mutima. Niho dutangiye noneho topic neza. Noneho umenye ko iyindi ranka Rusifero afite idafitwe n'abamarayika yitwa inyenyeri yo mu ruturuturu. Inyenyeri yo mu ruturuturu usanga Kristo Yesu abyitwa mu Byahishuwe igice cya nyuma giheruka. Uzasanga Yesu yitwa ngo ni inyenyeri yo mu ruturuturu igishitsi cya Dawidi. Aya magambo kubera iki Yesu yitwa ko ari inyenyeri yo mu ruturuturu igishitsi cya Dawidi? Iyi ranka Kristo Yesu yarayigaruriye, nta marayika wundi uyifite, ni Rusifero wari uyifite gusa, akayisangira na Kristo, kuko Kristo yaje ari umucyo w'isi, Rusifero nawe yari marayika w'umucyo. Rero iyi ranka ko tunyenyeri mu ruturuturu hari petit glory cyangwa icyubahiro gikeye Rusifero yabashaga kwakiraho ku bumana ariko atari Imana. Urumva aho ngaho ko bitandukanira. Ni iki cyatwaga Rusifero yumva yuko nawe yaba nkayo. Niyo mpamvu ntiyifuje kuba nka Mikayeli, kuko Rusifero arushaga Mikayeli. Ako karo karumvikana. None tugaruke icyaha cyakomotse muri we ngo ubwibone n'ubwiza bwe. Ngo ubwiza bwe n'ubwenge bwe ngo nibwo byaturutse mu bwibone. Ngo yaremwe mu buryo butunganye, kuko yari afite no kubengerana kwinshi Rusifero, ngo kugeza igihe cyabonetswe muri we yaratunganye burya nabyo ngo bihebuje kuruta abandi bamarayika. Reka tose wumve ko burya abamarayika ntibanganya kwera. Ibizima bine byegereye Imana kurusha abakuru 24, niko tubisoma mu Byahishuwe. Bivuga kuri bizima bine byera kuruta abakuru 24, kuko byo byegereye Imana kuruta abandi bakuru. Ariko Rusifero yari yegereye Imana kuruta ibizima bine, kuko yari yegereye cyane. Niyo mpamvu kuko Rusifero niwe wantonaga. Ubu ibizima bine birantona, abakuru 24 bakabona kwitasa barinda kwibizima bivuga, kuko byo byegereye Imana kuruta abakuru. Rero Rusifero yari yegereye Imana kuruta ibizima, kuko ari umukerubi wabisigiwe, yari umwe mu bizima, ariko we yarabisigiwe. Urako abandi hari gukora ikintu yuzi ijambo gusigirwa ikintu. Yesu yaravuze muri Yesaya 61 ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye. Ngira ngo ni 61. Eka turebe uko Uwiteka yansize amavuta
icyatumye asigwa ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Yantumye no gushiriraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Hano rero nari ngendere ko ijambo iyo usigiwe ikintu uba uhawe ubushobozi cyangwa minisiteri yo kugikora mu buryo bwose utabanje gukora training. Reka mbisubiremo, ikintu wasigiwe gukora ntibigusaba kucyitoza kugikora, kuko uba waragisigiwe. Ni ikintu Imana mbese ikwenstaramo. Noneho Kristo Yesu we yasigiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Yesu atamusabye kujya muri teoloji, ntibyamusabye kugenda mu ishuri ngo yige kugira ngo abumwigishe, kuko yari yarabisigiwe, baramaze kubimwesa, yagiye kuvuga yaramaze kwestarwa. Rero iyo Imana yabigusigiye ibintu ntibigusaba training cyangwa n'imyitozo, kuko ubuhawe ubushobozi bwo kubikora kandi ukabikora neza. None abandi batabisigiwe babyitoza bakabikora, ariko ntibabikora nk'uwabisigiwe. Hari abantu bavuga ngo Didier, twifuza yuko Imana iduhereza kora amavuta yo gukotinga ibyatsi kuko bivuga nge narabisigiwe. Rero washaka kubikopera yabigerageza akabifata mu mutwe, ariko ashobora kutabiconnectinga nk'uko mbiconnecting. Simbivuga kwirata, ndatandukanye wasigiwe ikintu n'uwitoje ikintu. Tuzasanga uwitwa, ndabereza urugero, ntabwo nuko umuntu ukura cyane umupira, ariko tuzarebe abantu niba muzi abakinnyi babiri, uwitwa Cristiano Ronaldo hari n'uwitwa Lionel Messi. Aba bagabo uko ari batatu bose babaye byamamare. Uzajya gusanga Lionel Messi yarabisigiwe gukina umupira, kuko ntabwo ari ibintu bimusaba training kugira ngo abacenge, abikora wagira ngo ni magic. Mbese abandi barabyitoza bikabacaga, ntabwo bamukopera ngo bikunde. Cristiano Ronaldo abandi bagiye babikopera bagukina nawe birakunda, ko nawe akora training cyane kugira ngo abashe gukina uko akina, ngo ashiramo imbaraga cyane na training best. Ariko Messi we ntabwo ariko abikora, ko yarabisigiwe. Ikindi we bimusaba training n'imbaraga nyinshi, harimo iyo mpano ariko atarabisigiwe. Rero n'ibizima bine nabyo bifite impano yo kuba byatona bikaramya bikagira, ariko wari warabisigiwe ni Rusifero, ko we ntibyamusabwa kwitoza no kwikunganya amajwi kubiririmba. Nari mbarugero ijambo gusigirwa ikintu kugira ngo mutandukanye cyitwa Rusifero n'ibindi bizima. Ikintu wasigiwe ntago cyitoza kugikora, ahubwo uragikora neza nkaho wakigiye kandi utarakigiye. Rero uburyo nigisha ntago nize teoloji kugira ngo mbikore bino, nubu nagiriwe, narabisigiwe. Kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana nabisigirwa. Nigisha no muri primaire, abanyeshuri bakababaza se ne gute niba barimo babigisha neza, bishaga imibare n'icyongereza muri primaire kuva 5 bikira kuri 7 hano Uganda. Bakavuga ngo ngo teacher Didier ngo niwe utwigisha tukabyumva neza. Atarukana n'abandi bari mu bishatse kuba ko kandi abandi bo bafite professional, byo nta byandiko mfite, bo barabyigiye. Ngewe kuko nabisigiye ariko bakananyaga ko yari ishaka mu muhamagaro gute. Didier, hari ikintu ukomojeho cyitwa umupira, kandi urangiye nakina umupira cyane mu Rwanda. Yego. Ariko sinyukina kandi nagiye n'amahirwe kutawureba, ariko amakuru mfite no ku mupira abantu benshi babanza gupfumaguza buriya no muri noza hariya bajya kwambarira urwambariro. Hari igihe baba batumiye abacuraguzi kugira ngo barebe se turaza gutsinda cyane, tuza gutsinda, bakazana amazi, umuriro, ibyo bintu muzajya mubireba, kuko dushobora kuba twari dushatse gutegura cyangwa yazanye inyigisho kuvuga ngo icyaha cyakomotse hehe, byagendetse kwa Adamu, ese umuntu we runaka akakanye twebwe kitugeramo gute, cyangwa kugira ngo twitwe ko twamaze kujya mu byaha biba byagenze gute. Ariko kuba haziyemo akakanda jango ukakubiteho gakeya, kuko urumva nabyo bizafasha abantu, sibyo se n'ubutumwa. Kuko nari mbizanye urugero ariko umuntu wabisigiwe, kandi koko ntabwo ari uko ashigikiye abare umupira cyane, kuko umupira wamaze kubikigirwamana muri iyi si. Hari umugabo wambwiye ngo ashobora gusiga madamu we mu buriri, fa kuba gusa ari mani na asubije ngo reka tuvugire n'abadamu benshi bara
kubera ko agiye kureba umupira n'abadamu bareba cyane n'abadamu benshi bari kurira ugasanga umudamu naranavanye mu bugeni kwa kwezi kwitwa ngo ni ukwezi kwa buki ariko umugabo kubera ko hari ikigirwamana yamaze kwinjira mu mutima we cyitwa umupira akamuta. Rero niba koko Zaburi yabivuga ngo hahirwa abatakurikiza imigambi y'ababi nibicarane n'abanyabyaha n'ibintu b'ibyo bese nahagana n'abakobanyi. None uyu munsi wa none iyo Zaburi ukabasanga abantu bose barayise mu mupira. Icyambere abantu ugiye gufana baracuragura cyangwa nabasamizi cyangwa mvuga mu kinyarwanda cyiza kugira ngo kuko uruganda yagiye ruvanga mu cyambere nuko ari abantu babanza kujya kuraguza bagera mu bapfumu reka dukoreshe ko bakoresha imbaraga za gishitani noneho wowe witwa ngo uri umuntu uri umufana wa Kristo cyangwa uri umwana w'Imana ukajya gufana uwo mupira umuntu wavuye gucuragura maze ugasanga urimo kwishimira wa muntu ko yatsinze kandi maze yabanje gufata za mbaraga za gishitani yabanje gupfumaguza mbese ni umusatanike urumva we ni umunyesi nyine byararangiye yamaze kwemera isi n'ibimenyetso bafite zidatuwaje n'ibindi byose uko mesarazuza bigaragaza yuko ari umuntu amaze kwakira ubwami bwa Satani bakorana bya bimenyetso bya Illuminati n'ifoto zabo ni byinshi nabivugaho ikindi n'amazina baba bafite ngo Chelsea Manchester ibyo byose Liverpool bayita ngo ni Red Devils Satani byose ni ibimenyetso bigaragaza yuko bo bamaze kwemera no kwinjira muri satanike neza binjiye muri Satani. Ugasanga aba bishop aba pasteur ba revera aba apotre abahanuzi abavuga butumwa abantu bakomeye bitwa ngo bavuga ubutumwa bw'Imana cyangwa bitwa ngo hagarariye Imana mu isi birirwa badwana n'abasinze mu mabara birirwa badwana n'abantu bese babanyatabi b'ibimogi ngo baje kure umupira kandi uko umwe ukatsinze itimu yigatsinda niko yaminira noneho waba utsinzwe ugasanga biramubabaje bikamutera gutuma mushobora no kurwanira hajya hantu n'amacupa bakarwanira yes bikamutera no gutuma mu mutwe ataha yumva yabyimbye yashyushye bikanamutera gutuma bese baranarwana sizi ko barwana se yego ukumva ubutaha kwe ntago agifite umutima wicayemo Kristo ahubwo wicayemo baransinze nari kukivuna ugasanga ari ibindi bintu afite sibyo izi mbaraga zituma bajya mu mipira bakakomeza kandi bavuga ngo bari kujya mu ijuru bari kujya Siyoni. Ese ni iyihe nama wabagira cyangwa ni ikihe kintu wakomoza kwako kandi ntabwo tuje kwagatindaho ko kuvuga ngo ate abantu bajya mu mupira bakakoje kuvuga gahani ngo baracyari abakristo ese undi nihe nama ega kure mupira byo ni icyaha cyangwa si icyaha rega miyango bibiliya byose ntabwo bishobora kubyandika ngo mupira ndashaka kubibafasha ijambo icyaha ni ikintu kibujijwe ikindi kikaba gifite n'impamvu kibujijwe. Bibiliya ivuga yuko ntago icyaha gusambana byari kuba icyaha iyo hatazi itegeko rivuga ngo ntimugasambane. Bishatse kuvuga yuko itegeko ribuza gusambana ryo rituma gusambana bihinduka icyaha ariko ubwabyo ntibyakabaye icyaha iyo bitagira itegeko ribihana. Hano hakaza ikibazo, ni kubera iki Imana itubuza kureba umupira w'amaguru? Ku ruhande rumwe kuri umupira w'amaguru ntiwakabaye icyaha kuko urumva niba naragiye kuri YouTube nkareba Messi nkareba Cristiano Ronaldo ariko suko njyewe ndi umuntu ukunda cyane by'umupira, ahubwo njyewe nari umufana cyane w'amafilime narakora zino filime za ba Jet na ba Commando ba Arnold Schwarzenegger, nibwo bwari ubuzima nakundaga kureba cyane, nakora cyane umupira w'amaguru. None nakora kureba cyane filime ibyo ngibyo, noneho kumva nshobora no kwibagirwa no kujya kurya ari ukubera yuko nejejwe no kureba filime. Noneho kugira ngo Imana inkosore nabashaga no kuba ndi no kwishuri ndibuka muri senior 1 ntarakizwa ngiye gukizwa mbere yuko nkizwa, nabasha ko naganira ndi no banyeshuri ibiganiro byanjye byabaga kuganira kuri filime, nako bari kuganira kuri filime z'aba China biki za action movies n'ibiki, ugasanga nejejwe no kuba muri icyo kiganiro iyo group bari kuganira icyitwa filime, nkumva nibwo buza nkumva niwo munezero. Rero mu bintu byantangaje kuko Imana ntabwo nahize yuko kuko nayo ntaranakizwa, noneho rero mu gukizwa kwanjye rero kuri Imana yabikoze. Imana yaragiye yimura umwanya naherezaga kureba filime no kuganira kuri filime, iragenda uriya mwanya iwokipa ihashira icyitwa ijambo mu kiganiro. Ahantu hose uzasanga Didier mu kiganiro mu itorero cyangwa atari mu itorero ugiye kuwushakamo ibindi biganiro niba waragiye ungenzura.
ni ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Wumva nganira filime uruzi ko se nazikundaga ntabwo rubizi. Filime nizo naganira Imana iragenda irahindura. Bicaza ko filime zaragiye zihinduka nk'ibigirwamana bihinduka ubuzima. Ibyo ngibyo ntibyaherezaga Imana icyubahiro. Ntabwo Imana avuze ngo reka kureba filime, ahubwo Imana aragiye irampindura. Filime ibinkuramo. Rero niba wumva ikintu atari icyaha kuri wowe, saba Imana ikiguhishura, kuko biragoye kugira ngo ubwire umuntu ngo reka icyaha runaka. Ahubwo mubwire ibi ngibi Imana ntibikunda kuko ntibihesha icyubahiro. Wambaye mini, nubwo wumva umutima utagucira urubanza, mini ntibyanditswe muri Bibiliya, ariko niba uyambara bigasitaza mwene so ubutakigendera mu rukundo. Ibyiza ni ukureka kwambara mini kugira ngo bidasitaza mwene so. Niba ureba umupira bikagutwara kugenda muri bare ukagira bikabyagusenyera urugo, si byiza kureba umupira. Aho ngaho umupira ni icyaha, kubera yuko uri kugusenyera urugo kandi no gutuma udahesha Imana icyubahiro. Wabaye ikigirwamana, ukwiye kwihana. Burya ikigirwamana ni ikintu cyose cyambura Imana icyubahiro, iki kigatesha agaciro n'undi muntu wese. Kubera ko niba umuntu ashobora gutesha agaciro ibintu byose akagira ibintu ahereza agaciro kandi bidafite inyungu z'ubugingo, burya byaba icyaha. Ndatanga urugero tutarajya kure kugira abantu babyumve neza. Aburahamu yakunze umwana we witwa Isaka. Mu gice cya 22 ndatekereza ariho Imana yasabye Aburahamu ngo amutange nk'igitambo cyitangirira. Igice cya 22 iraga ko Imana yari iri kugerageza, ntago ari ukwizera kwa Aburahamu, ni urukundo Imana yafushe ko Imana haye umugisha Aburahamu urubyaro kandi ashaje mu myaka 100 imuhereza Isaka. Nubwo Isirayeli yaravutse ariko yaramaze gusengwa na nyina, Imana isaba Isaka nk'igitambo nk'umwana w'ikinege. Imaze kumusaba, Imana yari imaze gufibona yuko urukundo Aburahamu yayikundaga rutakiri kuri yo, rutakiri kuri Sara, ahubwo rwagiye kuri Isaka. Byageze ku rwego Aburahamu akunda Isaka kuruta uko akunda madamu, akunda Isaka kuruta uko akunda Imana yamumuhaye. Rero hariya byahise bihinduka icyaha. Si uko gukunda umwana ari icyaha, ahubwo igitumye gukunda Isaka bibaye icyaha nuko ukunze Isaka kuruta Imana yamuguhaye. Niho Yesu avuze ngo umuntu wese nakunda nyina ku muntu utisha ntaba akiri uwanjye. Icyo si icyaha. Nose gukunda nyoko ni icyaha, gukunda umuhungu wawe ni icyaha. Hano ndashaka kwereka ko Imana ishaka yuko tuyikunda, kuyirutisha byose, wemere guhomba byose kubw'Imana. Ariko abantu ntibari cyari guhomba byose. Niyo mpamvu none Bibiliya itubwira yuko ngo nimugakunda iby'isi nibiro, kuko ngo nimukunda iby'isi ngo bibahindura abanzi b'Imana. Ubwo iby'isi ni ibihe? Imyambaro twambara, ibyo kurya turya, nibyo tubibasha kubona ifeza. None se so wagabaye wagiye gukora ubu ngubu? None se ujya gukorera amafaranga ukora yuko uyakunda, uwumva yuko wareka Imana kubgayo? Ahubwo igiye gutera gukorera amafaranga uyakorera uzi yuko Imana yakugeneye, utanakugeneye ntago amafaranga kutayabona byatuma ubugingo bwawe bujya gukora icyaha. Icyo bisobanura gukunda ikintu kiguhindura, imbaraga ziguhindura ziba mu byo ukunda. Rero abantu batwumve, ikintu cyose ubasha gusha umutima wawe ukumva yuko wakora icyaha cyangwa wakora amanyanga ugahemuka ugakora ibyaha byose bishoboka kubera icyo kintu cyamaze kubikigirwamana. Rero icyo muri icyo kintu gikura mutima ushire ku Mana igushoboze kubona ibindi byose nk'inyongezo. Nubona amafaranga nk'inyongezo kuyabona bizakorohera. Icya kabiri, nubona amafaranga nk'inyongezo ntago Imana amafaranga izaguteranya nayo, ahubwo izayaguha. Kuko nabonye abantu benshi batayabona burya kubera ko nukuyakunda cyane. Niki gitubona barukora ubukene burya Imana izabutwicira ngo bamukora, suko yagashaze ko tuba bakene, ahubwo nuko abantu bakunda cyane ubutuzi kuruta Imana. Rero Imana igafuka ngo reka mbe mbibarize kubibaha babanze bankunde ku rugero rushitse bazabasha gumanejinga umugisha mbaha nimba mba amafaranga nk'umugisha. Ariko amafaranga nuyakunda azaba umuzi w'ibibi byose. Nicyo bisobanura gukunda. Ni nako Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice 6 mu rwandiko rwa mbere umurongo w'10 avuga yuko ibyo Yesu yabivuze kandi na Yesu n'umuzi w'ibi byose kandi ntiya Pawulo akazikenera. Hari ukuzikenera no gukunda. Na Yesu yabivuzeho muri Matayo 19 uhereye aho ngaho ku murongo wa 16. Yes, arimo kuvuga kuri umusore w'umunyamutunzi, avuga ngo nibishoboka yuko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Soko ko umutunzi ari icyaha, ahubwo ni ugukunda ubutunzi ukabufata nk'Imana ukabusimbuza Imana cyose gisimbuza Imana. Ikintu rero twavugaga iby'umupira tubanze tumere nkaho uko umupira byo tuzabifata ikiganiro ko ni ikintu kiremereka kimaze kugenda no kuri BK Afro tuzakirambura neza n'ahandi hose, kuko na Yadabura nabo bazakivuga. Turifuza kugira ngo tuzakigaruke dugihere mu muzi, kiri gusenya ingo z'abantu, turebe ingaruka
turebe cyabaye n'icyiza, ikigirwamana. turebe ingaruka, turebe n'icyiza. Yes. Turebe icyiza niba koko gishobora gutuma cyaba aricyo kiganje kibi kiri guteza. Urumva? Hari uguteza ibibi kuruta ibyiza. Ari byiza kurenza kibi kiri kuba mu muryango mu buryo bwa kiri. Reka tubyoroshe gutya. Satani ari gukoresha umupira w'amaguru cyangwa n'indi mikino y'imyidagaduro. Nabonye abandi bantu bakunda icyitwa ibiro bya wrestling byo guterona bakubitana. Hari abantu babikunda kubitana n'abarokore byose ni ibintu birangaza umurimo wa Kristo. Ahubwo reka twigarukiye kuri iki topic tuzagaruka kuko bazatwandikira kuri comment kugira ngo tugaruke noneho buri kintu cyose bashatse kugira tuvugeho neza. Tukigarukeho twitonze neza, sibyo? Yes. Reka tugaruke none kuri topic yacu ivuga ngo ese icyaha ni iyihe nkomoko y'icyaha? Ese ibyo twumva abantu bavuga Adamu na Eva igiti babujijwe koko ni itunda, ese ni segisi, ese kugira ngo bakore icyaha nuko baganiriye na Satani? Kuko hari abantu babivuga cyane impamvu ngo bahise bumva ngo batandukana n'Imana ngo nuko bemeye kuganira na Satani, ngo kuko avugana na Satani egare kuba akoze icyaha. Ntabwo kuvugana na Satani cyo cyabaye icyaha kuko na Yesu yavuganye nayo. Ngo rero ngira ngo usobanure iki kintu gitandukanye. Dukomeze hano baze ndangize kuri iki kintu kuko gusimbukira ku kiri kiruta kirangira gishi hagati ajyaho bigora. Yanze kuri Itangiriro 22 Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Burya Imana ntiyageragezaga hano ukwizera, yageragezaga urukundo kuko Imana yabwiye Aburahamu ngo mpereze umwana wawe Isaka ukunda cyane. Imana ari kumubwira ngo nicyo turi gupfa. Urukundo mukunda cyane wakabaye ukunda njye Uwiteka waguhaye Isaka. Wakunze umugisha naguhaye kuruta njye Imana iwutanga. Niyo ndashaka umumereza nk'igitambo icyo kintu ukunda cyane. Rero burya Imana hari igihe idusaba gutanga Isaka. Iyi bishatse kuvuga iki? Ntabwo ari bya bindi by'abasatuzi mu ntandukanye n'aba bantu batanga Isaka wawe. Ahubwo Imana yasabye Aburahamu gutanga Isaka ni cya kindi akunda cyane, yumva yuko cyamubujije kubana neza n'Imana. Imana ikaba igeze ku rwego yumva Aburahamu atakibanye nayo bitewe nuko Isaka yatwaye umubano wose, urukundo rwose rw'Imana yarwibye. Aburahamu arushira mu mwana we. Ntabwo rero mumpereze nk'igitambo. Aburahamu yisubiraho. Burya kujya gutanga Isaka kwa rukwihana kwa Aburahamu mu bikorwa kugaragara ngo nemeye kukugarura urukundo rwawe. Isaka nkwiye kumukunda n'uwanjye ariko ntabwo akwiye kukundutira. Nemeye guhomba Isaka sigara n'Uwiteka wampaye Isaka. Nicyo Aburahamu yakoze. Uwiteka akoresha marayika barekana ngo wigisogote umwana wawe kuko Aburahamu yabonye yuko wubaha Uwiteka kandi bishobora yuko nukunda. Yesu aravuga ngo muri Yohana 14:23 ngo umuntu wese nankunda azitondera ijambo ryanjye. Hano rero Aburahamu yagaragaje urukundo mu kwitondera ijambo ry'Imana yari rimusabye gutanga Isaka. Rero Aburahamu yageragejwe mu rukundo, ntihageragejwe kwizera kwe hano, hageragejwe urukundo. Iki kintu bacyumve neza. Rero urukundo Imana yambwiye ngo imbaraga ziduhindura ziva mu byo dukunda. Nukunda ikintu cyane kizahabwa imbaraga zo kuguhindura imbata yacu. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko tuyikunda cyane kugira ngo ibashe kuduhindura imbata zayo. Mbese idubashe kudutwara. Kubibata ni ugutwarwa. Ntabwo sobaye ko kubimbata ari mu ishusho y'ikintu kibi, ahubwo ku Mana kiba cyiza kuko yifuza yuko ubwayo twebwe twatwarwa nayo. Biri mu kunezerwa kw'Imana. Nishaka ko tuyikunda turutishe byose, twemere guhomba byose kuko Paulo ngo yemeye guhomba iby'isi ayibona nk'amase abambwe kuri byo kubwo gutunga Kristo. Niki cyatumye Paulo ahinduka roromodo mwivuga butumwa n'inzandiko nyinshi yanditse yagaragaje uburyo asabana na Kristo n'uburyo bwari kirenge mu cya Kristo. Aharanira kuzaba mubuza bunezeza Kristo, atakiranuka mu mbaraga ze ahubwo ashobozwa na Kristo, kandi akahakiranuka ashaka kunezeza Kristo ariko ashobozwa na Kristo. Ahubwo ntagikiranuka kubw'amategeko yakwirata gukiranuka kwe, ahubwo yirata gukiranuka kw'Imana guheshwa no kwizera Kristo umushoboza gukiranuka. Iki tugigaruke rero inkomoko y'icyaha. Itangiriro twabonye ko Rusiferi icyaha cyamukomoso cyavuye mu bwibone. Ubwibone bubyara kubeshya rero abesha kimwe cya gatatu baramuyoboka mu guhitamo kwabo. Niyo mpamvu badahabwa amahirwe yo kwihana. Bacumuriye ahantu badakomba gukorera icyaha, ni mu buturo bwera ahantu bakoze icyaha nkana. Ntibari bambaye imibiri bagerageza, ntibageragejwe mu buryo bw'ibyo kurya, ibyo kwambara, ubungu mbese iby'isi kugira ngo umuntu abashe guhabwa amahirwe yo kwihana. Nuko we yageragejwe kugira ngo
ndetse ageragereshwa ku cyo kurya, ageragereshwa ku bintu byagira. Rero yarageragejwe kugira ngo umuntu agwe, ariko abamarayika bo ntago kugeragezwa kwabo bo bahisemo kwigomeka ku Mana, bayoboka Rusifero. Bye bisa nkaho mbese bo babikoze nk'anabazi icyo bakora kandi bafite n'ubushobozi bwo kwanga, kuko icyaha kiri muri Rusifero, ariko bemera kucyakira bajya karibu, bigomeka kuyabaremye, bayoboka ikiremwa n'inkana. None Adamu na Eva we barayobejwe kugira ngo bakire icyaha ndetse kivukire muri bo. Kristo Yesu nashimwe. Rero tugiye kwitegereza Yakobo bivuga gute, icyaha kivuka gute, kuko cyavutse muri Rusifero. Haleluya. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo nuko iryo rari riratwita rikabyara icyaha. Reka mpere ku murongo wa 13. Yes, Yakobo 1:13 umurongo kugeza kuri 15 ngo umuntu niyoshwa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshwa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyoheje. Ahubwo umuntu wese yoshwa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Haleluya. Rero ntimukayo ngo nuko rero iryo rari riratwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Bivuga yuko ibyaha mbere yuko bivuka biva mu kurarikira k'umutima, kwifuza k'umutima. Rusifero rero ni gute icyaha cyavutse muri we, yifuje kuba nk'isumba byose, yifuza ndetse atakinyuzwe n'icyubahiro n'ubwiza no ubushobozi Imana muremanye. Yumva yuko akwiye kuba muri pozisiyo y'Imana muremeye, yumva yuko akwiye kujya muri pozisiyo y'Imana, yifuje kuba nk'isumba byose. Ibyo rero byahindutse inkomoko y'icyaha bivuye mu kubengerana kwe n'ubwiza. Naho ngaho rero icyaha cyakomotse. Rero iki cyaha kugira ngo rero gikomoke ku mwana w'umuntu, kubera ko iki cyamuteye kugwa, nicyo yashatse gukoresha no kugwisha umwana w'umuntu. Igice cya kabiri umurongo wa 16 tubaze dusome icyo Imana yavuze.